Gukaraba intoki muri iki gihe ni ingenzi cyane kurusha uko byari bimeze mbere hose. Ariko se abantu barakaraba intoki zabo mbere na nyuma y'imibonano mpuzabitsina? Iki ni ikibazo gishobora gutera isoni. Urugero, mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina wabaza umukunzi wawe uti ese wakarabye intoki zawe? Ariko abahanga mu by'imibonano mpuzabitsina bashimangira ko akamaro ko kugira isuku mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ari ingenzi cyane. Isuku ni ingenzi kuko ishobora kukurinda urugero indwara zifata imyanya ndangagitsina. Gukaraba intoki ndetse no koza amenyo ni ingenzi cyane kuko izi ngingo zikoreshwa cyane mu gihe cy'imibonano. Tamara Martinez Farinos, inzobere mu by'imitekerereze n'imibonano mpuzabitsina mu kigo cya Esprit Institute de Valencia muri Espagne, yabwiye BBC Mundo ati gukaraba intoki no koza amenyo ni ingenzi kuko izi ngingo zikoreshwa cyane muri iki gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi uretse gukaraba intoki ni ngombwa no gukaraba imyanya ndangagitsina yawe buri munsi. Ariko gukaraba vuba gusa ntibihagije kuko ngo byasobanuwe n'inzobere. Vincent Briard, inzobere mu by'imitekerereze n'imyitwarire mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, yabwiye BBC Mundo ati isuku ni ingenzi cyane kuko izafasha mu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Vincent Briard akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe imitekerereze y'ibitsina muri kaminuza ya Alicante muri Espagne avuga ko isuku ari isoko rikomeye ry'ibyishimo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ese iyo suku yakorwa ite ku bagabo? Urubuga rwa internet rw'ikigo cy'ubuzima rusange mu Bwongereza NHS rusobanura uburyo umugabo ndetse n'umugore bagomba gusukura muri iyi myanya ndetse n'imyororokere. Abaganga basaba abagabo ko basukura igitsina cyabo n'amazi y'akazuyazi buri munsi, bakitondera cyane ahantu hashobora kuba hari bagiteri bakoresheje isabune irwanya mikorobe zitera bacterias. Dr. Brier agira ati guhangana na bagiteri zifata imyanya ndangagitsina, umuti wabyo ku bagabo ni ukwibanda ku isuku rihoraho. Patrick French, inzobere mu by'ubuzima n'imyororokere muri NHS, yanditse ati biratangaje kubona abagabo bamwe birengagiza isuku yabo bwite, cyane cyane mu myanya ndangagitsina yabo. Ibi ntibitera ibibazo bitewe n'isuku rike gusa, ahubwo binateza imbogamizi ku bakunzi babo. Yabwiye BBC Mundo ati byaba biterwa no kutamenya abagabo bamwe bakora ikosa ryo kudasukura imyanya ndangagitsina yabo, nubwo hari ingaruka zishobora guterwa n'iki gikorwa nko impumuro mbi ndetse no kwandura indwara. Gusa icyakora NHS iburira abagabo kudakoresha isabune mu gusukura imyanya ndangagitsina yabo kuko amazi y'akazuyazi ahagije mu kwica mikorobe. Kandi niba bagomba gukoresha isabune, abahanga babagira inama yo kuyikoresha mu rugero ruto kandi nta mavuta ahumura kugira ngo hirindwe ububabare bw'uruhu. Ku bagore, impuguke mu buzima bw'imyororokere zemeza ko hari amakuru menshi atariyo avugwa, nubwo hari amasosiyete menshi agira uruhare mu gukora ibikoresho by'isuku n'imyanya ndangagitsina ku bagore. Urubuga rwa NHS rugira ruti umwanya ndangagitsina w'abagore ukozwe mu buryo bwo kwisukura ubwawo. Ariko ibyo ntibivuze ko udakeneye kozwa. Inzobere Tamara Martinez yongeyeho ati hari ubwoko bumwe bwa bagiteri mu gitsina buba burimo nk'uruzitiro. Inzobere mu by'imitekerereze n'imibonano mpuzabitsina ziburira abantu kwirinda gukoresha isabune irimo impumuro nziza mu gusukura igitsina kuko atari ngombwa. Tamara Martinez agira ati igice cyo hanze cy'igitsina gishobora gusukurwa n'isabune idahumura cyangwa ibikoresho byihariye byakoreshejwe mu gukorerwa gusukura icyo gice. Biterwa kandi n'uruhu rw'umuntu, bimwe bishobora gutera uburibwe, byongera ibyago byo kurwanya indwara. Icyo nsaba ni ugusukura imyanya ndangagitsina byibuze rimwe ku munsi. Zimwe mu ngaruka ku buzima ziterwa no gukoresha isabune ihumura neza mu koza imyanya ndangagitsina ku bagore harimo byica bagiteri nziza zirinda igitsina kuryaryata, umwuma mu gihe cyo gutera akabariro, byongera ibyago byo kwandura indwara ku bagabo n'abagore. Inama imwe ikwiye kwitabwaho n'ibitsina byombi nk'uko abahanga babivuga, nuko abagabo n'abagore
bagirwa inama yo kunyara mbere na nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Martinez agira ati kwihagarika inkari nyuma y'imibonano mpuzabitsina ni bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo kwirinda indwara ziterwa na bagiteri. Asobanura agira ati kwihagarika nk'uko maze kubivuga nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina biragufasha cyane gusukura uruhago kandi ibyo bikarinda bagiteri kwibasira aho hantu. Nanone kwihagarika mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina ni ingenzi kuko abakundana bazabasha kwegerana nta nkomyi. Biye yongeraho ko iyo ngeso ari nziza kuko ishobora gukumira indwara zigira ingaruka ku nzira y'inkari ku rugero runini. Inzobere mu by'imitekerereze n'imibonano mpuzabitsina zisaba ko abashakanye bajya bihagarika ako kanya nyuma y'imibonano mpuzabitsina kugira ngo birinde indwara, bigabanye ibyago byo kwandura indwara zitandukanye. Nk'uko izi mpuguke zibivuga, abagore bafite ibyago byo kwandura indwara zigira ingaruka ku nzira y'inkari, bityo babagira inama yo kugira akamenyero ko kwihagarika iminota 15 mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cy'ubuvuzi Family Wellbeing mu mwaka wa 2002 buvuga ko abagore bafite ubuzima bwiza bashobora kwihagarika inkari iminota 15 mbere y'imibonano mpuzabitsina bashobora kwirinda ibyago byo kwandura ugereranyije na bagenzi babo batabikora. Inama z'ingenzi: karaba imyanya ndangagitsina yawe buri munsi n'amazi, oza amenyo yawe, ambara imyenda y'imbere isukuye ikozwe mu ipamba niyo myiza, jya kwa muganga nibura rimwe mu mwaka kugira ngo wisuzumishe ubuzima muri rusange, gira akamenyero ko kwisuzuma, nubona impinduka mu myanya ndangagitsina yawe gana muganga. Koresha agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ni byiza kutajya mu kamenyero ko kogosha ubwoya bwose umera mu bice by'ibanga kuko bigufasha kubirinda. Ni byiza kubugabanya gato, ariko si byiza kogosha ugakuraho. Ndagira ngo murimo murabyumva. Izo nizo nama rero 8 z'ingenzi umuntu agomba kwitaho cyane mu gihe cyo agiye gukora cyangwa se amaze gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko se wowe hari ibyo witagaho muri ibi byose? Ariko se niba utarabikora ugiye gufata ingamba zo kuzajya wirinda kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugire umuze? Tuganirize muri comment, wibuke gukanda subscribe hano ku Nkuru TV, ukande like, tujye tubana buri munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza.